Reka nongere mbahereze ikaze mwese abakunzi ba Intangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka. Uyu munsi rero n'ubundi turi tariki enye z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'uyu nguyu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Tugiye kubagezaho rero n'ubundi umuhango wo gusezera uyu muryango wa Martin witabye Imana mu mpanuka idasanzwe, impanuka ikomeye cyane. Ni impanuka yumvikanye mu matwi y'Abanyarwanda ndetse impanuka mbi cyane rwose yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Ni mu masaha ashyira ya saa saba zishyira saa munani nabwo impanuka yumvikanywe mu matwi y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Yabereye mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, hano rero hafi y'ibitaro bya Gisenyi. Ku bantu batembereye i Gisenyi murahazi mwese, mbere y'uko winjira mu mujyi wa Gisenyi hari aho ugera rero hari ubwato mu marembo y'ibitaro bya Gisenyi. Aha ngaha rero ari naho habereye impanuka idasanzwe. Ni imodoka mu bwoko bwa Romoruki yakoze donc bivuga ko yabuze feri, hanyuma rero cya gice cyayo iba ihetse kiza kuvaho, hanyuma niko kugonga iyi modoka ya Martin n'umuryango we urimo abana batatu, ariko n'ubundi imodoka ngo yari irimo abantu bagera mu 8. Uyu mubyeyi rero Martin ndetse n'abana be bari bavuye gusenga nk'uko bisanzwe n'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bari bavuye gusenga ku isabato nk'ibisanzwe. Hanyuma rero umugabo ashyira abana mu modoka kugira ngo abatware mu rugo bagende bajye kurya, umudamu nawe asigara hano ku rusengero. Ni nkuru rero donc ubona ko hari uburyo Imana ibibamenyesheje, ariko inyuze mu mwana wo mu muryango yabo uri ku ishuri waje kurota inzozi arimo kurya inyama nyinshi cyane. Yari kurya inyama nyinshi atazi ubwoko bwazo, abaza pasiteri amubwira yuko ari abantu bagiye gupfa mu muryango we, amubwira ko agomba gusenga. Reka nshimire wowe umaze gukurikira Intangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka, musaba gukanda subscribe, like, share, utanga ibitekerezo, ariko mubwira ngo ni byiza gukoresha igihe dufite uyu munsi kubera ko turi mu isi turi abagenzi. Uyu mwana rero yabonye mu nzozi ze yaje kurya inyama nyinshi atazi ubwoko bwazo, abaza pasiteri rwose nabugize inzozi n'izi inyama nyinshi. Pasiteri amubwira yuko umuryango wabo hari abagiye kwitaba Imana, ariko uyu mwana ntibitindaho cyane, ndetse ubwo rero ngo yagiye gukora research bafite quiz cyangwa se test, yaje kubona amakuru mabi cyane ko mu muryango wabo hari abitabye Imana. Ni umuryango rero ubona ko waje gutabarwa n'abantu batandukanye, inshuti, abavandimwe. Nk'uko mubibona aho ngaho ni ku bitaro bya Gisenyi. Hano rero bari baje gufata imibiri y'abitabye Imana hano kuri morgue ya Gisenyi. Murahabona abashefu guide b'Abadiventiste ndetse n'umuryango wa nyakwigendera ku mpande zombi bari bahari. Nk'uko mubibona rero burya ni na byiza ku bana, burya ufite donc itorero ubamo, ufite umuryango runaka ubamo, ibyiza ibyago buriya ni byiza ko ubona abantu baza kugutabara. Tunabashimira cyane ku bwitange bagaragaje uyu munsi bwo kuza gufata mu mugongo umuryango w'abitabye Imana, kugira ngo abitabye Imana bashyingurwe mu cyubahiro. Nk'uko mubibona hano rero murabona ko ni Abadiventiste umunsi wa karindwi bari bamaze gufata cyangwa se gushyikira imibiri y'abitabye Imana, ishyirwa muri izi modoka zisanzwe zikora aka kazi, ndetse kugira ngo uyu mubyeyi n'abana bashyingurwe mu cyubahiro. Iyi rero ni impanuka nk'uko nababwiye yabereye hano mu karere ka Rubavu, ahantu bivuga ko rero hakunda kubera impanuka nyinshi cyane rwose, hazwi nko kwa Gacukiro. Ni umuhanda uyu muhanda rwose utameze neza cyane ku bantu wenda bakunda gutemberera i Gisenyi barahazi. Iyo urenze hano kuri Kivu Peace View Hotel, uyu muhanda umanuka neza ugeze mu marembo ya Gisenyi, uyu muhanda ari uburyo usa nk'uryamyemo ukuntu, ku buryo imodoka ijya kuhakata bikarangira ishobora kuba yakwisanga yaguye cyangwa se yagonze mu marembo y'ibitaro. Inshuti bavandimwe rero iyi isi turimo turi abagenzi, ni byiza gukorera Imana mu gihe cy'ubusore bwawe, nk'uko amabwiriza bitubwira mu gitabo cy'Amabwiriza igice 12 mu murongo wa mbere ngo witwe Uwiteka Imana mu gihe cy'ubusore bwawe. Imana rero burya igira byinshi, hari ibitekerezo byayo ntabwo bimeze nk'ibyacu, hari ibyo Imana ikora bikatuyobera rwose bikaducanga, ku buryo twibaza ukuntu Imana yemera ko ibintu nk'ibi ngibi bibaho. Urabona ko umugore asigaye wenyine
itwaye umugabo ndetse n'abana, ariko mu by'ukuri ikizima ni uko aba bantu bagiye bari abantu basenga cyane, bari abakirisitu bubaha Imana. Uyu munsi wakwibaza uti ese njyewe ibyanjye bizaba bimeze bite? Iyo tubonye inkuru nk'iyi ngiyi ntabwo ari umwanya wo kugira ngo wumve amakuru gusa byonyine gusa, ahubwo uribaza ngo njyewe ubwanjye Mana nyigisha kubara iminsi yanjye, ese njyewe umunsi byanziye ntiteguye, umunsi byanziye ntari kumwe nawe bizagenda bite? Nk'uko mubibona rero aba ni Abadivantisite bisa nkaho bari barimo kwishyira ku murongo kugira ngo n'ubundi bakomeze igikorwa cyo gusezera kuri ba nyakwigendera, umugabo ndetse n'abana be. Murababona hano rero kuri iyi bana cyangwa se kuri iyi foto, murimo kuhabona ni umugabo ndetse bigaragara ko yari n'umushefu gide kimwe nabo rwose ndetse n'abana be. Ibi bikaba bigaragaza n'ubundi ubufatanye ndetse n'urukundo birangwa mu itorero ry'Abadivantisite, ariko tutibagiwe n'ahandi hose mu matorero ndetse n'insengero. Hano rero murimo kubareba, reka rero n'ubundi twihanganisha umuryango w'ababuze ababo cyangwa se ababuriye ababo muri iyi mpanuka. Tubabwira ngo nimukomere mwihangane, nta kintu kiba kidafite impamvu, hari impamvu Imana yabyemeye, hari impamvu Imana yemera kuducira amasomo y'ubuzima akomeye nk'aya ngaya. Ntabwo biba byoroshye kubyakira, ntabwo ari ibintu biba byoroshye kwakira ibintu nk'ibi ngibi mu rugo rwawe. Reka nababwira ngo rero mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwihangane rwose, ndetse Imana ibongere iminsi yo kubaho, ndetse rwose wowe ufite umuryango wawe cyangwa se ufata mukajya mu rugendo rurerure, ni byiza kubanza kuragiza Imana, kuko mu muhanda habamo byinshi byangiriza ubuzima, habamo byinshi bitwara ubuzima. Ni byiza kwiragiza Imana gusa kugira ngo Imana ijye ibana namwe aho mugiye hose. Mukomeze kugira ibihe byiza, turakomeza kubagezaho uko gahunda zigenda zikurikiranwa, mukandi subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane kandi tube intangarugero ni mu bikorwa ndetse no mu mitekerereze yawe no mu byo uvuga. Uyu mubyeyi nawe yari intangarugero mu byo akora byose, yari intangarugero mu ivugabutumwa, mu rusengero. Ariyo mpamvu ubona ko rero abaje gutabara umuryango rwose bigaragara ko yabanaga nabo neza cyane. Ni byiza kuba intangarugero kugira ngo umunsi rwose hari n'icyabaye kizakubeho, ariko mu by'ukuri imbere y'Imana ufite umutima umeze neza. Reka dukomeze gukurikira umuhango rero, mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda. Ni ku ntangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byubaka.